Imana ihimbaza ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro Imana ihimbaza ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene nona apaneje ibintu bitera Imana guhaguruka ubundi biba ari ibintu bikomeye. Imana ihagurutse nta wundi uyicaza, Imana ihagurutse nta uyivugiramo, Imana ihagurutse hari ibyo yeganyeza. Haleluya! Imana ihagurutse hari ibyo yubika. Rero Imana ihagurutse hari n'ibyo yubaka bundi busha bishyira umunara hejuru abantu bakamenya ko ari Imana yanyuze. Bene da kenshi Imana ihagurutswa n'umubabaro wo mu mutima. Hari igihe abantu bagira umubabaro ariko ku mubiri inyuma umuntu akarira akakwereka agahinda ke kandi ukumva karanumvikana, ariko hari umuntu uhura nawe atakivuga afite umubabaro wo mu mutima aravuga ngo ndashyira mu mahoro. Haleluya! Imana ije kugushyira mu mahoro, abakujugunye hanze baragusafa bo baragusaba. Imana ije kugushyira mu mahoro, abakuvuze nabi bahindura inyandiko. Haleluya! Imana ije kugushyira mu mahoro, abakujugunye barakugarukira. Imana rero hari abantu ije gushyira mu mahoro. Uko niko kuri. Yesu yigeze hanura amagambo akomeye aravuga ngo dore wajugunye ukiri mutoya ngo kandi watawe ukiri mu ivata ngo ndetse n'utwenda tw'uruhinja ntago watwambitswe. Bisobanuye ngo kwambika utwenda tw'uruhinja ni uguhumurizwa, ntago yigeze abona n'ihumure. Ariko Uwiteka aravuze ngo nonaha lalabi enetai nonaha ndahaguruka, aravuga ngo ndashyira mu mahoro uwo bacuriye ingoni. Amina. Haleluya, haleluya. Tubaha ikaze inshuti bakunzi b'Ingororano TV, tubashimiye uburyo mubana natwe umunsi ku wundi. Hanyuma nk'uko mubimenyereye tugenda tubazanira abatumirwa batandukanye, abakozi b'Imana bakatuganiza ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero dufite abatumirwa mureba kuri kamera, tugiye gutangira tubaha ikaze, hanyuma baraza kutwibwira kugira ngo tuze gukomeza twabamenye. Reka duhere ahangaha iburyo bwanjye, hanyuma atwibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uzayisenga Venuste, ndi umugabo ubyaye kane, sengera muri ADPR Paruwasi ya Remera. Yego Yesu aduhana umugisha. Tuguhaye ikaze Venuste kuri Ingororano TV, kandi wimvemo ikaze rwose, twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Hanyuma dufite n'undi mutumirwa nawe ni inshuro ya kabiri abanye natwe. Reka nawe yongera twibwire hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro. Murakoze cyane. Yesu nashimwe abantu bose bo ku Ingororano TV. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Shalom shalom. Mazina ni Igihozo Josiane, ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana batandatu, mbarizwa nanjye Karugira Igikondo muri ADPR. Yesu aduhana umugisha. Tuguhaye ikaze nanone ku Ingororano TV. Amen. Hanyuma tugiye gukora ikiganiro, ariko byaba byiza tubanje gusenga kugira ngo turagize Imana uyu mwanya tugiye kumara tuganira, kugira ngo nabaza kubyumva nabo Imana ize kubafasha ibereke icyo bakwiriye gukora biciye muri iki kiganiro. Hanyuma reka dusabe Igihozo adufashe muri uwo mwanya wo gusenga. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ituzi twese, isobanukiwe abo turi bo. Data turagushimiye kuko uri Imana itabasha kubeshya ahubwo isohoza amasezerano. Tugushimiye imbabazi watugiriye tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, nubwo turi gutambuka mu bihe bikomeye ariko uri kumwe natwe kugira ngo turengere. Twemerere kugira ngo ikiganiro tujye gukorera hano ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwuka w'Imana azatugote, bwenge bw'Imana butuzeho, mbaraga z'Imana zitubonekeho. Mana nyiringabo, nyemerera imitima yose igiye gukurikira kuri yicano, Mana nuyuha umugisha kandi ubahembure, byo washimye n'ibyo ushaka bari byo bamenya. Haleluya, haleluya. Unyemerere kugira ngo tuzahura ubugingo bw'abazahaye, kandi nyiringabo Imana udushoboze kugira ngo bene data bananiriwe muri uru rugendo twongere dukomezanye urugendo. Icyo twifuza nuko zibona ubugingo kandi udushoboza gukora umurimo wadutumye. Urakoze kuko uri Imana iri mu ruhande rwacu. Mbisabye nizeye ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Haleluya, haleluya. Hanyuma tugiye kuganira, Venuste uraza kudufasha kumenya intego y'ijambo ry'Imana cyangwa se icyo turi buze kuganiraho, hanyuma tuze guhita twanzika mu kiganiro. Yego murakoze cyane. Imana nihimbazwe. Dushimye Imana rero iduhaye umwanya kugira ngo tuvuge ku mbaraga z'Imana. Intego y'ijambo ry'Imana tugiye kiganiro tugiye gukora cyo kuganiraho n'abantu baduteza amatwi cyangwa se turi kumwe muri uyu mwanya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 12:6. Ni ijambo rifasha imitima yacu. Reka dusome mu izina rya Yesu.
ni ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Haleluya. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ngo ndashyira mu mahoro kubo baturiraga ingoni. Amen. Haleluya. Imana ihimbazwe igihozo. Iri jambo ry'Imana riramfashije cyangwa se rirananyubatse, ariko nawe nkwifurije kugira ngo nawe wubakwe mu iri jambo tumubigano tugiye kugirana, ariko Imana ivuganye natwe mu ijambo. Haleluya. Iyi zaburi ndayikunda, iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Haleluya. Ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo nonaha ndahaguruka. Imana ihimbaze. Ngo nonaha ndahaguruka. Haleluya. Ngo nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ngo ndashyira mu mahoro kubo bacuriraga ingoni. Imana ihimbaze. Haleluya. Rero mu by'ukuri mu rugendo tunyuramo habamo ibintu byinshi bidukereza, bidusitaza, bitobariza imitima, ariko ijambo Imana ivuganye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Wanyazwe ibikomeye, wanyazwe ibintu by'umumaro. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Wenda wasanga wenda hari ibyo wanyazwe ariko utazi ukuntu wabinyazwe kandi warabinyazwe bigufitiye umumaro. Ariko ijambo ry'Imana muri uyu mwanya rivuganye nawe. Imana ihimbaze. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, Imana ihimbaze. Ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nona apaneje. Ibintu bitera Imana guhaguruka ubundi biba ari ibintu bikomeye. Kenshi tumenyereye ko iyo Imana ishaka gukora hari igihe ituma marayika, hari igihe ibwira wenda abagaragu bayo bagahaguruka bakaza bagakora, bakavuga Imana iravuze ibi nibi, nkuko yatumye kuri Hezekiya iramubwira, imutumyeho Yesaya iramubwira ngo genda umubwire ngo mwongereye. Imana ntiyiyizira ariko iratuma. Haleluya. None ikintu gituma Imana ivuga ngo ndahagurutse, haleluya, ikavuga ngo ndahagurutse. Iyo Imana ihagurutse nta wundi uyicaza, iyo Imana ihagurutse nta uyivugiramo, iyo Imana ihagurutse hari ibyo yeganyeza. Haleluya. Iyo Imana ihagurutse hari ibyo yubika. Rero iyo Imana ihagurutse hari n'ibyo yubaka bundi busha, bishyira umunara hejuru abantu bakamenya ko ari Imana yanyuze. Rero icyatumye Imana ihaguruka kubw'uyu umukene, reba ngo ndashyira mu mahoro bacurira ingoni. Uyu mukene yari yaracuriwe ingoni, abantu bari baramwanze, abantu bari baramuvuze uko bashaka, abantu bari baramutereranye, ngo bituma agira umubabaro wo mu mutima. Bene da, kenshi Imana ihagurutswa n'umubabaro wo mu mutima. Hari igihe abantu bagira umubabaro ariko wo kumubiri inyuma, umuntu akarira akakwereka agahinda ke kandi ukumva karanumvikana, ariko hari umuntu uhura nawe atakivuga afite umubabaro wo mu mutima. Aravuga ngo ndashyira mu mahoro. Haleluya. Iyo Imana ije kugushyira mu mahoro, abakujugunye hanze baragusafa, baragusaba. Iyo Imana ije kugushyira mu mahoro, abakuvuze nabi bahindura inyandiko. Haleluya. Iyo Imana ije kugushyira mu mahoro, abakujugunye barakugarukira. Iyi Imana rero hari abantu ije gushyira mu mahoro. Uko niko kuri. Haleluya. 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 Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Imana ihimbazwe. Hanyuma twumvise ijambo ry'Imana ko Imana igiye gutanga amahoro kuri uyu muntu wagiye arenganwa agahura n'ibibazo bikomeye cyane. Ariko ibibazo uyu muntu yahuye nabyo bishobora kuba byaramwangirije mu bugingo bwiwe. Birashoboka ko yarabayeho mu buzima bw'umwuka abayeho neza, ariko ibibazo kubera ko byagiye biza gutya bigatuma bimuvana mu murongo mwiza yararimo. None uyu muntu gukomereka kwiwe byabishingiye kuki, cyangwa se icyamukuye mu buntu bw'Imana ni ikihe, kuki atabiteye umugongo ibi yahuye nabyo? Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Uyu muntu wagize imbogamizi zimeze gutyo mu rugendo aba yaragize ikibazo kigaragara nko gupfira mu rugendo. Noneho rero urugendo rwe ruba rurimo imbogamizi nyinshi n'intambara nyinshi. Yarapfiriye mu rugendo, ariko hirya yo gupfira mu rugendo azazukira no muri urwo rugendo kuko aba ari umukristo uri kurasana n'isi. Reka duhere ku gupfira mu rugendo. Yapfiriye mu rugendo bivuze ngo iyo ikintu gipfuye ni nkaho kiba kidahume, ntago kiba kikiriho. Hanyuma uru rugendo yarupfiriye mwate kandi tumubona wenda gukora umurimo w'Imana, yapfuye gute?
njyewe reka nkavugeho ko birashoboka ko umuntu ashobora gupfa kubera ko iyo urugendo rurambiranye iteka ryose umuntu acika intege. Ikindi urumva ko iri jambo ryatubwiye ngo ndashyira mu mahoro uwo bacuriye. Hari igihe bene se ubwabo bagukubitira ahantu bakakwica utazutse, bakagukubita ku buryo ubura umuntu n'umwe wakubwira ngo hari ibyiringiro byo kubaho. Yani wenda ushobora gucika intege, ugakena, ugashoma, ukabura akazi, ukabura urubyaro, ugahura n'intambara, aho kugira ngo bene so bakakuzahuye bakuzamure bakagupfunyagiriza iyo bakavuga ngo ni ibyaha byawe. Urumva umuntu wabuze urubyaro kumbwira ngo ni ibyaha bye byatumye atabyara, tayari uramwisha, umugeretse yibuye. Noneho umuntu wahuye wenda n'isanganya yo kubura akazi ukamubwira ngo impamvu ngo mutabona akazi ngo nuko mama mutagashakishije ngo ni intege nke zanyu ngo twe twarakabonye ngo Imana yaraguhannye. Uyu muntu umugeretse yirindi buye. Rero uyu muntu ashobora kwicwa na bene se, uyu muntu ashobora kwicwa n'ibimutsikamiye, kuko muturwana cyangwa turi mu nzira abantu barimo baragenda ariko duhura n'ibitandukanye bitewe nuko twavutse, nuko twakoze, n'imibereho tubayemo. Rero hari igihe umuntu ahura no kubura akazi ari umuntu w'umugabo akabura akazi pe, abana bakaburara bakabwirirwa, nyirinza akamusohora. Reba umugabo uri kumwe n'umugore n'abana, nyirinza bahagaze hejuru ati ntabwo muranyishura amezi 5, ntafite n'ibyo abagaburira. Uyu muntu ahuye n'umurokore mugenzi we aramubwiye ati ni Imana yaguhannye mwirirwa murera amaboko kandi yabuze nakora ikiyede. Iyo mbivuga ibi ntabwo nirengagije ko abantu bajya bambwira ngo umuntu abura gutaho akora ikiyede. Ahari mwebwe aho muba akazi karahaba. Hari igihe umuntu abura akazi pe agashakisha akabura n'uwacukurira imisarani. Rero uyu muntu nubwo yahuye n'ibi ibintu ni bibiri, ashobora kubinyuramo ariko akanagwa akajya gushakisha izindi mana, akajya gushakisha mu bapfumu, ashobora kubinyuramo akajya mu nzoga atarazinywaga kubera stress, ashobora kubinyuramo agatangira gusambana, wambaza agasambanira yawe. Hari igihe umuntu abona nabo ubuntu, iyo satani yaguhize nabo ubuntu urababona, kubera nyine intege nkeya z'abamutsikamiye n'ibibazo yahuye nabyo ntiyabonye umuhumuriza. Rero uyu muntu ashobora gupfira mu rugendo rero kubera ko ashobora kuba yarahuye n'ibibazo bikamuterera ahantu kure, bigatuma ajya kure y'Imana. Rero barahari bagiye bapfira mu rugendo muri urwo buryo. Twe twavuze urupfu rw'umwuka, nuko umuntu apfa rero ahagaze, wowe ukamubona ukagira ngo cyari umukristo uko basoma kayoga, wowe ukamubona ukabona cyari umukristo. Nimba ivuga gutyo abazemerewe nibankubita amabuye. Hari abantu utasanga muri comment ngo kunywa inzoga se n'icyaha. Buri wese amenye uko yahamagawe. Imana yaraduhamagaye imihamagaro itandukanye, njyewe yamamagaye inzoga n'icyaha. Hanyuma rero ibindi no comment, ibindi byose ntago mbirenza wowe niba uzemerewe nta n'urubanza zigucira, igumanire n'umwami wawe. Paulo yaravuze ngo umuntu wese aguma uko yahamagawe. Njyewe rero mvuze abahamagawe baziretse. Haleluya. Ubwo abahamagawe bazemerewe nabo nibakomeza urugendo, twese icyo bapfa nuko tugerayo. Amen. Hanyuma rero ugasanga isanywa inzoga kubera stress, ugasanga kubera ibibazo by'urugo ataye urugo. Uyu mugabo nubwo ataye urugo cyangwa uyu mugore ataye urugo agatandukira akajya gusambana. Reka mvuge no ku bagore, hari iginza ribarya, ugasanga umuntu aravuze ati kwihangana ndakubuze, agashaka abagabo bamuha amafaranga. Mu byaha by'ubusambanyi kubera ubuzima. Uyu muntu arakubiswe anapfuye ahagaze. Ariko niwe rero Imana iri kuvuga. Nanone turakomeza tudesida ngo nubwo wapfiriyeho, nubwo warasiwe mu nzira, nubwo wahuye n'intambara zikomeye, nubwo ibyago byakugwiririye, nubwo nta muntu wabwira ngo akumve, nubwo ugaragara nk'igicibwa mu bantu, nubwo babona waraguye ari ibyaha byakugushije, rata ntago bakuganirije ngo bamenye ibyawe. Iyo umuntu musuye umenya n'amakuru ye, ntago wasuwe, ntago wigeze ukikirwa. Yesu yigeze ahanura amagambo akomeye, aravuga ngo dore wajugunywe ukiri mutoya, ngo kandi watawe ukiri mu ivata, ngo ndetse n'utwenda tw'uruhinja ntago watwambitswe. Bisobanuye ngo kwambika utwenda tw'uruhinja ni uguhumurizwa, ntago yigeze abona n'ihumure. Ariko Uwiteka aravuze ngo nonaha lalabi enetai, nonaha ndahaguruka, aravuga ngo ndashyira mu mahoro uwo bacuriye ingoni. Amina. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tumaze kubona uyu muntu uburyo azapfa bitewe n'ibitandukanye twagiye tuvuga twumva ayahuye nabyo. Hanyuma ibimenyetso bizagaragaza ko uyu muntu yapfuye ni ibihe? Kabone nubwo azaba ari mu murimo w'Imana, azaba afite ibihe bimenyetso bigaragaza koko mu mwuka yapfuye? Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Vugeho vuba nanjye bayihemeko hari ibyo nzi.
uyu muntu rero ugaragayeho ibimenyetso ko yapfiriye mu rugendo, uyu muntu agenda yiha akato nta n'umuvugisha. bivuga ngo we ubwe ku giti cye yiha akato, we ku giti cye yiha akato kuko aba aragiye yangwa na bagenzi be. Hari n'igihe abaha telefone ati se ashaka kubaza n'amakuru bakagira ngo agiye kubabwira ibibazo bye, bakanamwandika message ati turi busy. Ariko uyu muntu yiha akato ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ushobora kubona atakiza no mu rusengero akumva ko wenda naza ntabagiterana akahora yigunze. Niho ujya kumva umuntu ngo yanyweye ibintu yiyahuye bitunguranye, ibintu bidasohoka kandi ari umukristo, kubera ko nyine aba yanga ko abantu bamubaza ibye, kandi kubera no ko akunda akennye cyangwa afite ibibazo aba yanga ko abantu babimusomamo, cyane cyane ku bagabo nawe bikunda kuba ahita yigunga akajya wenyine, hanyuma guterana kwera akakureka kubera ko urumva nta byiringiro by'ijambo rihumuriza. Erega buriya reka mbabwire, ntago amajambo y'Imana nabivuze n'ubushize, ntago amajambo y'Imana ahumuriza tuyasanga mu rusengero, ahubwo aba muri bagenzi bacu. Ubundi amajambo y'Imana, ubundi umuntu yakagombye kuba uw'umumaro kuri mugenzi we. Naza hano kuri Channel Ingororano TV nkaba nzi ngo hari abantu ngiye guhumuriza, hari abantu bagiye kugira ihumure muri bo kubera gihozo. Uyu munsi niba bidakunze ngo mbikore gutyo nzabasitaza. Uyu muntu rero nasitara kabiri ku bantu bakamubwira amagambo y'urucanege arigunga. Yego, hari ibindi wibukaga? Ikindi kintu nibuka nuko mu gihe hari akantu nibutseho gato mu rugendo, ngiye akantu gato ku rugero natanga. Nasohoye mu nzu n'umuntu tubana mu nzu y'Imana, asohora mu nzu arambwira ati mvira mu nzu, nari maze amezi 2 ntamwishyura. Arambwira ati mvira mu nzu ntagenza ari interina uza kubamo. Urumva ko uwo muntu akimara kugusohora ntago wagira ihama ryo kugaruka mu rusengero, tayari uhita umureba ukahita ubundi ikintu cya mbere aba bantu bakora nuko bahita bishyiramo ko abantu bose ari abagome mu rusengero, mu nzu y'Imana abantu bose ari abagome, ari indyarya, ari ababeshyi. Iyo umuntu abeshywe na babiri ahita abona ko abantu bose ari ababeshyi, arigunga. Reka nanjye mvuge nka bibiri nzi. Ikindi namubonye ibyo bimenyetso, agira umwuka w'ishyari. Aba bantu uzasanga baraseye nk'abagwa mu rugendo bagira umwuka w'ishyari, kudashaka ibyiza kuri mugenzi we. Ushobora kumubaza amakuru ya gihozo akavuga n'ibyo utamutumye, akavuga n'ibindi ambeshyera, kamarabika ukabasha kugaragaza ko mbega abantu bose babaye babi, nta mwiza agira. Ku buryo wamubaza ati se nta mukozi w'Imana wambonera mwiza cyangwa nta muhanuzi ukiriho, ngo reka ngo bose baraguye. Si we ahubwo yaguye mu nzira. Haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Haracyari abantu bari mu rukundo rw'Imana. Ushobora guhura n'abantu bakwanga ukibwira ko abantu bose babaye babi, ariko siko kuri. Hari abantu beza. Ikindi nabonye mbega agira uwo mwuka w'ishyari. Ikindi nabonye kiri kimubaho, atangira kwanga Imana kandi akayangisha n'abantu, ku buryo wamubaza ati se Imana hari ibintu ikora, ese hari ibyiringiro iteka ahorana amagambo agaragaza ngo nimusenge nanjye narasenze. Uzahura n'abantu bakijijwe imbere yawe bakubwira ngo twe ngo urimo urabihindamo, ngo twe twakijijwe kera, ngo ibi ngo tubimazemo igihe. Uyu muntu rero yaguye mu nzira, yaraguye kera. Nubwo agaragara nk'ujya mu rusengero, nubwo agaragara nk'umuntu izina rye ryahindutse wenda titire runaka, ariko impamvu akubwira abarokore babi, impamvu akubwira ko Imana idashoboye si uko atayibonye, ahubwo yaguye mu nzira. Rero uzasanga bagaragaza ko Imana idashoboye, uzasanga bagaragaza ko wowe ukijijwe uri guhinda cyane. Bakubona kuri Channel ngo arajyaho kangahe, ngo ejo ngo n'ubundi ngo azaba ngo azimiye. Mbese ibyabo ni ukuzima. Amagambo aba mubamo buri gihe iteka ni urucanege, ni amagambo yo kugusitaza, ni amagambo yo kukurwanya, ni amagambo arwanya Imana. Kuko iyo wamaze kugwa muri icyo gikombe, ahantu ikintu usigarana ni amagambo yo kurwanya Imana. Imana iturengere rero, kandi mwirinde abantu nk'abo baguye mu nzira. Nujya mvuga umuntu akubwira ngo nabanuzi bakibaho, ujye umbwira uti waguye mu nzira. Barahari ibihumbi 7 bitarapfukamira, bitarajya no kuri Channel, bitanazwi. Haleluya! Bihishwe mwibanga, baracyahari bavuga ukuri kw'Imana. Iyo umuntu nakubwira ngo Imana nigikora ngo twe twabigiyemo kera ngo nawe ejo uzabivamo, uzamubwira ngo nagari we wabinzanyemo, waraguye. Kuko ibi bintu by'Imana bihora bifite abantu bashya, bihora ari bishya. Uyu munsi wa none uko Ingororano TV yateguye nuko ejo bundi yari yateguye biratandukanye. Nuko ibera iki se mubona abantu bo kubwiriza, nuko hakiri abantu Imana ikirimo guha ibyiza, barimo kuvuga ukuri kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Yego, hanyuma twari tubonye kwanga Imana. Ahangaha ntekereza ko ariho n'umuntu
umuganiza ijambo ry'Imana ukamubwira ati Imana izakugirira neza, akaba yavuga ati ibyo nibyo wivugira ntabyo mbona. Hanyuma uyu muntu arasabwa iki? Uyu muntu ko yahoze azi imbaraga z'Imana byiyumvamo anayikunda, hanyuma ubu ngubu arasabwa iki nubwo yapfuye? Ese haracyariho amahirwe yuko yakongera akazuka cyangwa byararangiye? Reka duhere kuri Venise turaza gukomeza. Yego murakoze cyane. Amahirwe yo kuzuka aracyahari. Haleluya. Amahirwe yo kuzuka aracyahari, kandi tuzi neza ko Imana uko yahoze kera niko n'uyu munsi neza. Ko bimeze. Haleluya. Ndumva fashe. Haleluya. Kuko nkurikije aho twanyuze Yego. bavuga ko ntabwo tuzarenga ukwezi kwa kangahe cyo kitambuka. Tuba twararangiye. Yego. Ariko haracyariho ubundi buryo. Amina. Anhimbaza. Haracyariho ubundi buryo Yesu yisigarije. Haleluya. Bwo gutabara umuntu umaze igihe kinini mu bubabare, umaze igihe mu ntambara, umaze igihe kuba ntabwo wambwira ukuntu umuntu amaze imyaka 20 atarabona umwana. Baramusengeye bamujyana no mazi bamwibizamo, abantu bose baramusengera, akumva ko mbega ibintu byo imbaraga zo kumutabara zashize, ariko haracyari n'imbaraga Yesu yisigarije. Haleluya. Haracyari imbaraga Yesu yisigarije icyujuje ubuzima itaranyeganyega. Nibyo. Mbega ku buryo ejo mu gitondo agomba kuzabona mbega ari nk'Imana mbega ikuyeho umuryango ho gake. Kubara kandi kantu uvuze kuntu ari imbaraga Yesu yisigarije, nibuka ikintu. Ahubwo nubwo imbaraga za Venuste zashira, nubwo imbaraga za Gihozo zashira, nubwo imbaraga z'abapasiteri n'abapotere zarangira, nibutse ko hari imbaraga za Kristo zikiriho. Haleluya. Bamutangariza amakuru rero ko hariho kuzuka. Nubwo yaba abona imbaraga zarashize, nubwo ibyiringiro byo kumuhumuriza byashira, nubwo twamubwira ko Imana ishoboye akabona nibikunda, ariko haracyari imbaraga Imana imubikiye. Hari ahantu azahurira na Kristo, kandi n'uyu munsi abishatse yakanguka, kuko umwami aracyateza amaboko ngo aze nawe amugirire ibambe. Haleluya. Rero hari ibyiringiro byo gukira. Ndafashijwe. Hari ibyiringiro byo gukira, bivuze ngo agira icyizere yuko azakira, azazuka. Imana ishimwe cyane. Rero hari uburyo n'umuntu aba ari muzima we mu buryo bw'umwuka atarapfa, ariko ari mu rugendo rugana ku gupfa. Bibaho? Bibaho cyane. Bibaho kuko iyo umuntu ari mu rugendo ari magana ku gupfa, ubundi buriya ntihazagira umuntu kubeshya. Iyo umuntu ahagaze arabimenya, niyo yaguye arabimenya. Ni bya bindi byo muri Bibiliya ngo nuhagaze yirinda atagwa, kuko ibicane bye byo birahari, kandi uturwanya ntasinziriye. Uko yahoze kera n'uyu musara cyarwana, ntago Satani asinziriye yerekana igiririmba ngo wa mwanzi waturwanyaga, na n'ubu ngo baracyahari. Rero hari igihe kurasa ukabyumva kurashwe, ikibi kibamo nabo gituma upfa nabi ugapfuboza. Nukuraswa numenye ko waraswe, ugakomeza ukihagarara ngo ndacyakomeye. Wowe urabizi ko wasambanye ngo harero abene data ngo dukomere gute? Emera ko warashwe, hanyuma iki kintu iki gikomere ufite ukijyane kwa dogiteri. Abaganga barahari, muganga ni Kristo, umwegere, kandi hari abantu yashyizeho kugira ngo bahagararire Imana. Shaka umuntu musanga umubwira uti narashwe, nakubititse. Niho wa mwuka wo kwatura tuzawuganuraho ubutaha. Abantu bigeze kuvugaho ubushize, abantu bawutomataho ngo ni abantu bo kwaturira abakiriho, barababeshye. Nababwiye ngo aracyari 7,000. Hari abantu bo kwaturira, hari igihe umuntu anyandikira akambwira ati ndarashwe, akambwira kuri message kuri telefone kuri, kandi ngavuga ati umwuka w'Imana kubohora, Imana kubohora. Hanyuma nasange mwene se amubohokeho, hanyuma yaturire kureka, kandi anagaragaza amarangamutima, agaragaza ko yihaniye. Kuko niba warahoze unywa inzoga, abantu nyine camucika mu kabari, kandi unagaragaza imbuto zigaragaza ko wakijijwe. Niba warahoze usambana, abo mwasambanaga basezerere, babwira uti ubu byarahindutse, nahindutse undi muntu. Haleluya. Utandukane nabo, icyo ni ukuri. Rero nimba yararashwe, ikintu kibi nabonye gituma umuntu asatira kugwa nabi, n'abantu babitse ibi bikomere, bakomeretse bakabyambariraho imyenda, bakabyambariraho ivugabutumwa nka Gihozo, bakabyambariraho ubuhanuzi, bakabyambariraho apotere, bakabyambariraho pasitoro. Aba bantu bakomerekeye ku rugamba ntibabivuga. Ntari umugabo umwe Bibiliya ivuga wakomerekeye mu igare, Bibiliya ivuga ngo aragomeza ararwana kugeza ku rwego yashizemo amaraso. Rero mene abo bari gutakaza amaraso, kuko uri gukorera inyuma ya zeru. Nyuma y'uko urashwe ukeneye komorwa no kuvurwa, ugapfukwa, inguma yamara gukira ukagaruka mu kazi. Uyu muntu nawe twongeye tumwibutse ko hari imbaraga
zitarahungabana zimwe wakomojeho izo mbaraga wazikomojeho uvuga ati hari imbaraga za Kristo zitarahungabana ariko twavuze ko aba bantu mu gupfa kwabo hari abandi bashobora kuba babigiramo uruhare ababo nabo turabagenera ubutumwa reka nabo tujye tubavugaho kuko hariho abatuma nabo uyu muntu apfa kandi bitari bikwiriye murakoze cyane aho hantu numva rwose mpumva neza kandi ndahumvishije igiho ndagira ngo rero abantu basitaza abandi mu rugendo abantu basitaza abandi abantu mbega bashaka kwakaba ubugingo bw'abandi kuko hari abantu ushaka guha ubutumwa bumeze gutya hari abantu bari mu nsengero bitwa abavugabutumwa cyangwa se abadiyakoni abapasiteri umukristo yakizwa none ejo bakamusitaza kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega ubasha kuramira nije icumbagira ukayicumbagiza noneho igihe cyo hari igihe kigera ugasanga niyacumbagira gogo barayisita bayivunnye n'amaguru n'akari gasige bakakavunagura ndagira ngo dusaba abantu bari mu nsengero cyangwa se abakozi b'Imana bitwa ngo batwaje kera uraduka giho twaje kera batwaje kera batwaje kera ugasanga bakumazemo imbaraga wari ufite tumaze iminsi mu nsengero mujye mugenda gake bakakuvunagura ati mwebwe muri bashya mwe muri bashya ayo n'amavuta mashya n'ejo mu gitondo muzaseba rwose abo ndabagira ngo mbabwire bagarukiraho be guhora bakereza abagenzi be guhora bavunagura intambwe z'abakirisitu ndabasaba kugira ngo bagarukire aho ngaho kuko ejo ntago bazi uko bizagenda umuntu ategura ubugingo bwe n'urugendo rwe bagarukiraho amen kandi koko abitorero bajyaga bafashanya Bibiliya ivuga ngo nta mukino wabaga muri hanyuma twegera ku musozo w'ikiganiro twarimo tuganira uburyo umukristo ashobora kuzuka kabone nubwo yaba yarapfuye ari mu rugendo apfiriye mu rugendo hari ibimwishe bitandukanye twavuze hanyuma hari ubutumwa tugiye gutanga noneho kuri wa wundi we ukiri muzima waracyakomeje aracyafite inzira z'Isiyoni mu mutima wiwe nawe hari ubutumwa twamugenera ubutumwa bwa mbere twagenera abantu bari mu rugendo twavuga ngo courage ntabwo uri wenyine turi kumwe turi benshi kandi umugenzi wese uri mu rugendo namubwira ngo ntabwo ari amatunda si ibinyomoro ntabwo ari ji bagiye kunywa nta nubwo ari ahantu ho kunyereza ngo wijyane hari abantu bagira ngo urugendo ni ukunyereramo ngo ubundi Yesu akazagukurura akakugezayo urugendo ni ukugenda urugendo ni ugukora urugendo ni ugukizwa urugendo ni ugukiranuka nubwo bitatworoheye kandi ugakiranukira abantu bareba n'aho abantu batabonesha amaso urugendo ni ukwemera ugahomba hari ibintu twemeye gusiga Paulo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ibyarindamu yanjye nabibonye nk'igihombo mbibona nk'umase ni Timoteyo ati kubwo gukunda Kristo hari ibyo tuzemera guhomba hari ibyo tutazemera kungukamo ariko Yesu yunguke haleluya rero nababwira ngo nibakomeze urugendo kandi na bene data twese turi mu urugendo rurakomeje kandi umwami wacu ari bugufiya kugira ngo aturuhure imiruho n'imihate Imana yacu nibaho umugisha amen hanyuma turabashimiye inshuti bakunzi b'Ingororano TV mwe mwamudukurikiye twegera ku musozo kadusabe Venuste asengera abantu bateze amatwi iki kiganiro Imana ikomeze gukorera muri bo amen turagushimye cyane data batwese mwiza tuguhimbarisha ubuntu bwawe bwinshi busaga turakubashye kuri inshuti nziza haleluya Kristo Yesu wagize neza kutubera ku rugamba tubera intwari tubera igitangaza tubera igitare dufite amakuru yizewe yuko Kristo haleluya ujye ukubita ku rutare amazi akavamo tukanywa Imana ihimbazwe uyu mwanya turagushimiye cyane kubanye natwe muri uyu mwanya haleluya dusabye kugirirwa neza n'Imana impande zose haleluya data wa twese dusabye abantu bari hirya no hino haleluya imbaraga zo gukomezwa mu rugendo dusabye imbaraga z'Ukristo wese haleluya rakide nesanse Yesu dusabye Ukristo wese gukomera ku munsi Imana ihimbazwe Yesu romedekiwa ayini kairo truve ayirome Yesu Kristo mandiko amatabaza y'Imana tubeho abari hirya na kure Imana ibagotesha imbaraga z'iburyo bwose umwuka wera arabarasiya abashe gutuma umuntu wese uwari naniwe mu rugendo warucogoye warubuze inzira nyuramo warubuze n'umubwira pole ariko Imana igituramirira cyariho mwake dusabye Uwiteka abashe gute umuntu wese haba umugabo haba umugore umusore n'umukobwa
n'abakobwa abana batoya bari mu rugendo dusabye umwuka wera dufubike haleluya imana itareba nk'abantu itavuga nkabo muri iki gihe nk'iki mu izina rya data wa twese abantu bacogoye bananiwe ahageze aho intwarane arihagaze kuri uyu munsi niko dusenza imana ikomeza umugenzi wakomerekejwe n'abandi mu rugendo haleluya ugihagaze neza cyumva ko ari meze neza mu rugendo dusabye imbaraga z'iburyo bwose umwuka uratambukana ifatiro ku buryo bufatika urakoze ku byo ukoze rero umugisha abantu bose badukurikiranye abatuye haleluya 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 abari kure n'abari hafi imana ibahiwe imbaraga ibakomereza urugendo barinde kunyerera barinde gusitara no gusitazwa ijwi ry'Uwiteka romeshezi rigaragare kuwasire ku buzima bwabo haleluya ibyo ukoze n'ibyo uzakora tubigushimira uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu amen amen